Bifurije gukomeza kugira amahoro y'Imana ndetse n'ubuntu bw'Imana. Nk'uko ubibona rero kuri kamera, uyu ni Bishop Kayinamura Samuel, akaba ari umuyobozi w'itorero Methodiste Libre mu Rwanda hose. Rero bukaba ari ubutumwa, impanuro yatangaga kuri iki cyumweru tariki ya 19 Mata muri 2026, hari mu gikorwa cyo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi mu murenge wa Gihombo mu karere ka Nyamasheke mu cyahoze ari komine Rwamatamu. Ubu butumwa rero nifuje ko twakongera tukabugarukaho kuko burimo impanuro nyinshi cyane urubyiruko ndetse n'abakuze. Amashuri abanza ya Gitsimbwe, abayisumbuye nyiga ahandi birumvikana, ariko ndagaruka ndangije amashuri yisumbuye ndahakora mba umurezi imyaka 9 yose. Ni ukuvuga rero ko mpazi Jenoside yakorewe Abatutsi mwaka w'1994, iransiga ndayirokoka. Hanyuma yaho ndagaruka kandi nkorera ahangaha mba umugenzuzi w'amashuri, inspecteur wa secteur scolaire, amashuri ya Rwamatamu yose. Ubwo rero hari ibyo nza kuvugamo bitari amateka gusa numvise, ahubwo nabayemo. Nyakubahwa Guverineri, Nshyitsi Mukuru n'abateraniye hano, Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda turayibuka nyine ku nshuro ya 32, ikaba ari inshingano ya buri munyarwanda nk'uko bikubiye mu itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda. Ni inshingano rero abantu bose bajye babimenya ko ari inshingano ya buri munyarwanda wese, umukuru n'umutoya, cyane cyane urubyiruko. Mujye mukutega amatwi cyane, mukurikire kugira ngo n'abahindukira bakababeshya mujye mubabeshyuza. Ni inshingano rero zacu twese. Mwiranga shingiro ryayo ribivuga muri aya magambo: twibuka Jenoside yakorewe Abatutsi igahitana abana b'u Rwanda barenga miliyoni. Twibuka n'amateka mabi yaranze igihugu cyacu. Itegeko nshinga rero rigasobanura ko kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi bijyana n'inshingano yo kurwanya ingengabitekerezo ya Jenoside. Rikavuga muri aya magambo: twiyemeje kurandura burundu ingengabitekerezo ya Jenoside n'ibyo igaragaramo byose, amacakubiri n'ivangura bishingiye ku moko, ku turere n'ibindi ibyo ari byo byose. Iryo jambo njye muri ryandika, mureba mu ryandika, ufite aho yandika n'ikarama ryandike, udafite aho byandika byandike mu mutima ko ari ukurwanya ingengabitekerezo ya Jenoside bijyana nayo byose. Uyu mwanya utwera uwo gutekereza kuyirwanya. Ingingo ya 10 y'itegeko nshinga ivuga amahame 6 Leta y'u Rwanda yiyemeje kugenderaho, nayo kandi igashimangira amahitamo y'Abanyarwanda yo kurandura burundu ivangura n'amacakubiri bishingiye ku bwoko, bishingiye ku turere n'ibindi ibyo ari byo byose nyine ko bivugwa. Ubwo rero kurwanya ingengabitekerezo ntibe kurirwanya gusa ngo bihere mu magambo, ahubwo hakabaho no kuyirandura burundu. Iryo hame rero turikomereho cyane kandi tujye duhora turizirikana. Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 ifite imizi, ifite inkomoko. Yatangijwe n'abakoloni, batangira basenya ubumwe bw'Abanyarwanda. Nicyo rero bashoboje abantu ko bashenye ubumwe, kuko basanze ubumwe buhari
ndetse bwari bukomeye, bubonekera mu muco, bubonekera mu ngabo, bwari bukomeye budadiye, ariko kugira ngo badushobore bahera aho ngaho basenya ubwo bumwe. Jenoside ni ubwicanyi ndengakamere mu Rwanda, bwabaye mu Rwanda mu 1994, kandi iyo jenoside irategurwa neza, ishyirwa mu bikorwa nk'uko abantu benshi babizi, cyane cyane abari bakuru nyine, usibye abana bato mbona bicaye hariya, abandi bwo nta gushidikanya. Niyo jenoside yakozwe vuba cyane, mu minsi 100, mu mezi 3, kugira ngo habe hishwe miliyoni irenga, nta handi byabaye. Yakozwe vuba kandi hose mu nguni z'igihugu cyose. Abanyamahanga rimwe na rimwe batabizi cyangwa se bakaba bijijisha, barabyibaza ngo mu minsi 100, mu mezi 3 byaba bite kugira ngo miliyoni irenga ibe yishwe. Ariko yarateguwe, ikorerwaho vuba, kandi ikorerwa hose, kandi ikorwa kimwe, ibikoresho bimwe. Murabizi, iyo ugiye amajyaruguru, iburengerazuba, ibirasirazuba, amajyepfo, ibikoresho bimwe: imipanga, amahiri bise nta mpongano y'umwanzi, ahenshi barayitemo n'imisumari, imbunda, amagrenade n'ibindi, ibikoresho bimwe hose. Ni ukuvuga rero ko yateguwe nta gushidikanya. Abajya bijijisha bakaba babeshya abantu batabizi, rwose bajya babimenya ko yarateguwe kandi ishyirwa mu bikorwa, kandi itegurwa na leta, kuko itateguwe na leta ntabwo yashoboka. Guhera mu 1959, abakoroni n'ubutegetsi bwagiye bukurikiraho, n'amashyaka nyine uko yagiye akurikirana, yagiye akomeza kwimakaza iyo ngengabitekerezo ya jenoside n'urwango. Amashyaka nka Prosoma, Parimehutu, MRND, HCDR, komeza kwimakaza irondabwoko, ndetse bageza n'igihe bibumbira hamwe bagira Hutu Power. Amategeko mpuzamahanga ndetse n'ay'u Rwanda yemeza ko jenoside ari icyaha gituruka ku mugambi wo kwica itsinda ry'abantu bose cyangwa igice cyabo, bazizwa kimwe muri ibi bikurikira: ubwoko, ubwenegihugu, ibara ry'uruhu, idini n'ibindi bashobora guheraho. Mu Rwanda rero ni jenoside yakorewe Abatutsi, kuko hagati ya 1990 na 1994 ubutegetsi bwari burangajwe imbere na MRND ya Perezida Juvenal Habyarimana bwateguye umugambi wo gutsemba igice cy'Abanyarwanda b'Abatutsi, kandi bubishyira mu bikorwa, hicwa nyine miliyoni irenga. Nta jenoside rero impanuka. Iyo twibuka jenoside yakorewe Abatutsi, tukizirikana kugira ngo tujye tubona uko tugisobanurira n'abatabizi, cyangwa no guhinyuza abijijisha. Nta jenoside idategurwa, ntabwo ijya impanuka. Mu Rwanda ntabwo ari ukubera indege yari itwaye Perezida Habyarimana yahubutse ngo abantu bazinduke bica abandi, ntabwo ari byo. Yarateguwe, kuko murabizi ko kare mu gitondo hari naho batangiye mu ijoro, wenda batangira gushyiraho amabariyeri, ariko kare mu gitondo ku itariki 7 ntabwo wasobanura ukuntu abantu bose bari bafite imipanga ityaje, abantu bari bafite ubuhiri, babuhaje ryari, bafite ubuhiri bakabuzindukana, bakabuteyemo imisumari, bayiteyemo ryari,
bafite amagrenade, bafite imbunda, cyane cyane basirikari bari barashibijwe mu gisivile. Abo ngabo nibo bitoje cyane, batoza n'abandi, ariko n'abasirikari bari mu ngabo za Habyarimana nabo baje gufasha abasivili. Ni umusaruro rero w'ingengabitekerezo y'imyaka y'igihe kirekire, cyane cyane imyaka 30 yakomotse ku bakoroni, ikomoka ndetse no ku bamisiyoneri, kuko abamisiyoneri n'abakoroni barazanye baragendana, abenshi bakoraga bimwe. Niyo mpamvu n'ivugabutumwa n'ivanjiri ritashinze imizi, ryagiye rikomeza kureremba gusa. 1994 abanyamadini, abitwa abakristu, ubwo nibo mvuga yenda, ariko n'abandi madini, mu by'ukuri ubukristo bwarapimwe, usanga butari ku kigero gishyitse. Niyo mpamvu abantu babuhinyuye, n'uyu munsi baracyabuhinyura, kubera ibyo ngibyo byagiye baba buryo abamisiyoneri bakoranye n'abakoroni bakimakaza urwango. Nayo mpamvu abantu batekerezaho ko mu nzu z'Imana, mu nsengero, muri kiliziya, mu misigiti se, abantu bahabonera ubwihisho, bakahabonera amahoro, ko nta wajya mu rusengero rw'Imana ngo arugwemo. Ariko Adela arabivuze, urusengero rwa hano abantu baguyemo n'insengero z'ahandi na kiliziya niko byagenze. Nari mvuze ngo byatumye ubukristo buhinyurwa. Ahangaha muri uyu murenge wa Gihombo harimo umusaza abamuzi witwa Kamegeri, yaherutse kwitaba Imana, yaraduhinyuye. Yari afite abagore 2, ntabwo yari yigeze abatizwa, ntiyarazi iby'Imana, yari yarabihinyuye, ariko agira umutima wo kubika abantu no kubarokora. Agira abahungu be bakajya bafata ubwato, abaje kwihisha iwe bakabajyana, ngo bakagenda basimburana. Yarokoye abantu benshi. Nyuma intera hamwe n'abandi bose bahunga, ingabo za RPF zimaze zirimo zisatira zizaha, barimo bahunga, ngo umupasitori aramwegera ati, wa musaza uko utabatijwe, iyo uretse tukakubatiza ko tutazi ko tuzabaho, turahunze ntituzazi ibizatubaho, none wese tukakubatiza. Baratuye ku Kivu hepfo ngaha, Nyagahinga yepfiriye. Kamegeri ngo arabare mureba, arebye ibyo ko yaramuzi ibyo yakoze nawe. Kamegeri twaraganiriye, yewe twamuhaye inka n'abandi bagiye bamugabira, naceranye nawe ndamubaza cyane. Ati ndamwitegereza, ndamureba, ndebye ibyo yakoraga, yirirwa ku misozi yirukankana n'abandi. Ati numva ndamuhinyuye, ndavuga ngo uyu se yambatiza. Ngo bamaze guhunga warasigara, ngo aratekereza, ariko ibintu byo kutabatizwa byo koko aho ni bizima. Ati nenga urwagwa rwanjye, maze kuruvunura, mbwira abagore banjye ko mfite umunsi mukuru, bitegure tumanuke tujye ku Kivu. Yaratuye hafi y'Ikivu. Ati uyu munsi ndabatizwa. Urabatizwa nande? Ati ndabatizwa. Ati baramperekeza, ngenda tujya ku Kivu ku mugano wanjye, niko yahitaga. Ati ndavuga ngo aho uko babatiza ndakuzi, abo nabonye mu pastor ubatiza nta mutazana ngo ashyire mu Kivu, nta nubwo n'uwabatiza ari umwita izina, uwabatiza ni wezenera izina. Ati yengenge kwibatiza rero. Kamegeri ngo aramanuka ajya mu Kivu. Ati ndakivogera, ngeze aho kingera ahangaha aho jya najyagamo nabageza ababatizwa. Ati manika akaboko. Ati jewe Kamegeri ndibatije mu izina rya Data twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Ati no mu Kivu ndamanuka ngo dumburi. Ati ndazamuka, abagore banjye barampanagura. Ati nagenda nsoma urwagwa rwanjye. Uwo musaza ntiyaduhinyuye? Yaraduhinyuye. Nari nkizanye kubyo
aba bakoroni n'abamisiyoneri bagiye bimakaza urwango. Nuko Kamegeri ndamubaza neza, Kamegeri wibatije ubwo wiswe irihe zina? Ati niswe Gusitini. Nuko umusaza rero yaratashye, ariko nari mbivugiye ko yaradihinyuye, kandi n'Imana nayo yaradihinyuye. Parimehutu rero yashyizwe ku butegetsi n'abakoroni, maze gufata ubutegetsi hatangira kwicwa abantu, baricwa batangira ku bayobozi, abashefu n'abasushefu, hicwa n'abandi, abandi barameneshwa barahunga, Tutsi baratwikirwa, bamburwa imitungo, inka ziraribwa, ibintu birakomera. Bimura abantu ku gahato, abo batishe babajyana za Bugesera, za Rukumberi. Barasahura, abadapfuye nyine barahunga. 59, 60, 61 komeza bityo. Abayobozi ba Parimehutu bahagarikiwe n'abayoboke babo, baranakora n'abayoboke bayo, ariko nahagurikiwe n'abakoroni nyine, birumvikana. Ingengabitekerezo yashimangiraga ko igihugu ari icya Gahutu, abandi Abatutsi bari bakirimo ko ari abanyamahanga, nyiri igihugu ni Gahutu. Kandi ibyo byarakwijwe birazamuka na jenoside ikorwa Abatutsi muri 1994. Bagendanaga bavuga bafite intero, bakuye mu ijambo ry'Imana bararihindura. Ijambo ry'Imana ravuga ngo isi yose n'ibiyuzuye n'iby'Uwiteka. Bo rero barahindura bavuga ngo isi yose n'ibiyuzuye n'iby'Abahutu. 1966 Leta ya Kayibanda ishyiraho itegeko ribuza, rikumira Abatutsi kugaruka, ndetse imitungo yabo igatangwa ku mugaragaro, ndetse n'ufitanye isano n'uwahunze cyangwa uwapfuye bikabuzwa ko iyo mitungo yagiraho uruhare. Gutoteza Abatutsi byinjizwa muri politiki igihe cyose habayeho ikibazo mu Rwanda no muri Parimehutu, ndetse ubwayo banashwana bakabyitirira Abatutsi, bagatotezwa, bakicwa, bakameneshwa bavuga ko aribo babitera. Niyo mpamvu uko bashakaga kwica Abatutsi no kurya ibyabo, nasanze ntangira kumenya ubwenge bavuga ngo habayeho za Mukange. 59, 66 uzamuka ngo Mukange. Naje kubaza barambwira bati, baravuga bati Umututsi yongeye gushira ubwoba no gushira imbeho, yongeye kubaka, baramatwikiye, yongeye gutunga inka ze bari barazarariwe, yo kuzamuka Mukange. Kwazanaga ngo habaye Mukange. Mukange mwongere yasubire hasi, akongera agatangira bushya. Ariko Imana ikamufasha akiremarema vuba, ni bwa budaheranwa ngira ngo uyu munsi dukomeza kuvuga. Ntabwo yigeze aheranwa, kuko yari isamaga vuba, amutwikira bitambutsa kuka inka kongera korora, kandi zikamurira. MRND yakomeje umurongo w'uko hategurwa kudeta. Aho ngaho rero nanabwiye nanjye nari nciye akenge, imyaka 10 si miki. 73 badutwikira, barya inka. Ubwo narinze ubwenge, n'abandi bangana nanjye murabizi, n'abari hasi yanjye ndetse bakeya, ariko abandi barabizi. Icyo gihe muri iki gice cya Rwamatamu hazaga imodoka ikaza iha abantu ibibiriti byo gutwika. Tambuka uyu muhanda wa Jarama hose igenda itanga ibibiriti byo gutwika, twikira Abatutsi.
mu kanya nko guhumbya hagakurikira indi y'abasirikari, ubwo nawe urumva bo kwa Habyarimana nyine, bakagenda bafata ba bandi bamaze guhabwa ibibiriti bati nindi bibahaye, ariko bamaze no gutwika ngo barahosha. niyo mpamvu Habyarimana akorera kudeta Kayibanda yavuze ngo aje agaruye ubumwe n'amahoro n'amajyambere. Ariko mbere yaho 73 mbere ya kudeta, murabizi ko mu mashuri habaye kumeneshwa abana b'abanyeshuri b'Abatutsi. Ibigo byose bakabizenguruka bashyiraho amakipe kandi bagahabwa imodoka zari z'amakamyoneti, cyane cyane abasore batoranijwe babiga mu mashuri bakajya kumenesha bagenzi babo. Amaliste bagasanga bakabamanitse abagomba kwirukanwa. Ubwo abari ahangaha bigaga icyo gihe muri 73 mu mashuri yisumbuye babimenya cyane. Abakozi ba leta ugacya mu gitondo bamanitse amaliste y'Abatutsi bakoraga birukanwa badasubira kuza mu biro. Ibyo rero Habyarimana yari minisitiri w'ingabo, ari kuri ingabo, akabishinja Kayibanda kandi ari ushinzwe umutekano, ariko yari abizi ibyo ashaka gukora ibyo ari byo, kugira ngo namuhirika avuge ko agaruye amahoro, agaruye ubwo bumwe mu Banyarwanda, ariko byari ikinyoma. Yitwaza rero guhosha izo mvururu, akuraho Kayibanda ngo azanye amahoro, azanye ubumwe n'amajyambere, araririmbwa karahava. Murabizi animasiyo twamukoreraga ko yari yarabaye rwose Imana ahantu hose, inzego zose, amashuri. Nabwiye ko nabaye umurezi, ko twajyaga kubanza kwinjira mu mashuri mu gitondo, ariko tumaze gukora animasiyo abanyeshuri tubakoresha animasiyo yo gusingiza Habyarimana. Muri 86 hafatwa icyemezo muri leta y'u Rwanda ko impunzi zigomba guhama mu buhungiro, ko nta mwanya zifite mu Rwanda. Icyo ni itotezwa rikomeye, kubuzwa uburenganzira. 82 Uganda itangira kwirukana impunzi zari mu Ruganda, ziza mu Rwanda ngo zihagere, u Rwanda rwo ruzongera rurazirukana ngo aba ntabwo ari Abanyarwanda n'abanyamahanga. Aka karengane rero kiyongeraho ironda bwoko, ironda karere, ivangura n'amacakubiri, nibyo byatumye umuryango FPR Inkotanyi uvuka. Hanyuma rero iza no gutangiza urugamba rwo kubohora igihugu cy'u Rwanda ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 1990. Leta ya Perezida Habyarimana Juvenal itegura jenoside rwose. Icyo gihe murabizi hafatwa ibyitso, i Kigali habaye ikinamico kw'inkotanyi zahageze kugira ngo babone uko batoragura abantu Abatutsi, ariko n'ahandi hose n'ahangaha abaturage bamwe bahangaha bafashwe mu byitso, barafungwa, barakubitwa, baravunagurika. Batarapfuye icyo gihe jenoside yakorewe Abatutsi yabahitanye baramugaye. FPR Inkotanyi itangiza rero kandi ishyiraho umwete, turayishimira. Mu buryo bukomeye ndetse yirukana n'abicanyi, igihugu kirabohorwa. Ahangaha Burengerazuba ndetse n'amajyepfo y'Ikongoro, Abafaransa bahagira icyo bise zone turquoise. Jenoside yo irakomeza, n'akari kari kurokoka nako kaza kwicwa. Ariko nubwo tuvuga ko jenoside yamaze iminsi 100, amezi 3,
ahangaha mu cyahoze ari komini Rwamatamu ariko n'ahandi ari aha gusa nuko ari aha turi, yarihuse cyane nk'uko nk'aho muri segiteri navukagamo, ubu ni mu kagari ka Mubuga i Butembo. Mu by'ukuri jenoside yakorewe abatutsi, bishe abatutsi mu minsi 3 barabarangije. Kuwa gatatu ku itariki 16, kuwa kane ku itariki 14, kuwa gatanu ku itariki 15 bari barangiye. Uwabonye akato mu buryo bukomeye nabwo, kuko dutuye hafi y'ikiyaga cya Kivu, bagize ubugome bukomeye, interahamwe ziramenagura zijya kumyeya, zimenagura amato ngo abantu batabona uko bahunga. Uwabonaga akato kari akato k'imbehe, akagenda afashijwe n'abo Imana yashyize urukundo ku mutima. Ariko hari n'abandi, hari abana bo kwa data wacu bamwe bari batuye hafi y'Ikivu neza, umwe yikoreye umuvure bengeramo ibitoki, awukura mu rugo awushyira ku mutwe, awushyira ku mazi, ajya ku ijwi. Umuvure bengeramo ibitoki. Rero muri Tirikwazeho rero baridagaduye nyine kuko baratinda, ariko FPR yo kabyara RPA naho iza kwihuta irahabohora, ihashya abicanyi barahunga, kandi bahunze bafashijwe nyine n'Abafaransa, bahungana ibikoresho byabo byose barabijyana, baratuzwa mu gihugu cya Zaire icyo gihe, ubu ni Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi bashyirwa mu nkambi hatari kure y'u Rwanda. Barafashwa n'Abafaransa, barafashwa na Kongo kugira ngo bakomeze bisuganye batere u Rwanda ngo bazisubize igihugu. Muzi rero intambara y'abacengezi nicyo yari igamije, ariko kubera ko RPA idakinishwa irabahashya, ntibagera ku mugambi wabo. Nyuma y'imyaka 30 rero ingengabitekerezo ya jenoside n'ubundi ikomeje gukwirakwizwa mu bakiri bato, nubwo abenshi bamaze kumva icyo ubumwe bw'Abanyarwanda kivuga, icyo ndi umunyarwanda ivuga, ariko harimo bagikwirakwiza iyo ngengabitekerezo, cyane cyane baroga abato. Nagira ngo abakuru bari aha rero rwose twihane two kuroga abana, kuko ingengabitekerezo ya jenoside ni uburozi, ni uguhemukira umwana cyane, ni uburozi. Ababyeyi gito rero bakomeza kubibira iyo mbuto. Niyo mpamvu mujya kumva mukumva ahantu runaka umwana ubu ufite imyaka 20 n'imisago yanavutse inyuma ya jenoside yakorewe abatutsi, yewe n'ufite 32, icyo gihe bwe yari uruhinja, ariko yadukanye ingengabitekerezo ya jenoside, ayikuye he? Ababyeyi gito rero barakomeza kubiba iyo mbuto mbi, nibasigeho. Urugendo rwo kongera kubaka ubumwe bw'Abanyarwanda rurakomeje, kandi politiki y'igihugu, leta y'ubumwe bw'Abanyarwanda ibikomeyeho. Kubohora rero igihugu no guhagarika jenoside byabaye umusingi wo kubaka ubumwe bw'Abanyarwanda. Ubu rero u Rwanda rukaba rwubakiye ku ndangagaciro n'ihame ry'ubunyarwanda. Tujye turigendana iryo hame ry'ubunyarwanda. Hari igihe nahuye abafatanyabikorwa bacu b'abazungu, nagiye kubasura, hanyuma bambaza byerekeye na jenoside yakorewe abatutsi nkabisobanura, none bakambaza, ese wowe uri umuhutu cyangwa uri umututsi? Ndi umunyarwanda. Ubwo se umunyarwanda ni ukuvuga iki? Habibasobanurira, kandi batangiye kubyumva. Ndi umunyarwanda rero
dukomeze tuyubakireho, kandi politiki y'igihugu cyacu iyikomeyeho na tuyikomereho. Ni politiki yo gushyira umuturage imbere, umuturage ku isonga, kwishakamo ibisubizo, kudaheranwa n'amateka mabi, ahubwo ayo mateka yo kuva ibyo bihe byatambutse tutabayemo n'ayo tuzi ubu ngubu tukayubakiraho, kugira ngo tugire igihugu giteye imbere kandi kizaramba ibihe byose. Gushaka ibisubizo rero tukabishakira mu muco. Itorero ryaragarutse nk'abantu bigishirizwa indangagaciro z'umunyarwanda. Hari uburyo bwo kuganira no kujya inama. Iyo nyakubahwa Perezida wa Repubulika atumiye abaturage mu nama y'umushyikirano, ni icyo abagamije. Gahunda ya gira inka, kugira ngo umunyarwanda atunganirwe, agira amata. Yari n'indamukanyo y'abanyarwanda, agira amata, gira inka, gira abana. Umuganda, uburyo bwo guhura tugateza imbere ariko tukanaganira. Umugoroba w'ababyeyi, nibavuga izo gahunda zose tujye tuzumva cyane, tuzitabire kuko ziba zirimo inyigisho nyinshi. Inteko y'abaturage nicyo ibigamije, twishakemo ibisubizo, dukemure ibibazo byacu ariko tunaganire mu bwonko bwacu, gukorera hamwe no kudaheza. Kwibuka rero bifite uruhare rukomeye mu kubaka ubwiyunge mu Rwanda. Ubushakashatsi bwakozwe na Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Uburenganiragihugu bwerekanye ko igipimo cy'ubumwe n'ubwiyunge bukomeje kuzamuka. Giheruka cya 2025 cyerekana ko turi ku gipimo cya 95.3%, kivuye kuri 82.3% muri 2010. Turimo turatera imbere kandi tuzabikomeza. Ubushakashatsi bwerekanye kandi ko 97% abanyarwanda bemeza ko ubunyarwanda busumba ikindi cyose umuntu yakwibonamo. Nako 3% tugaharanira tugira 100% ko ubunyarwanda bukwiye gusumba ikindi cyose umuntu yakwibonamo. Nyakubahwa Gavana, akaba n'umushyitsi mukuru, banyakubahwa muteraniye hano, abaturage b'iyi mirenge yateraniye aha, twanzura gukumira no kurwanya jenoside ni inshingano zacu nk'abanyarwanda, uko tuzi aho jenoside yakorewe abatutsi yagejeje u Rwanda. Amateka aduhamiriza ko ingengabitekerezo ya jenoside idakumiriwe wirandurwe ibitegura ukwisubiramo kwa jenoside. Kurandura ingengabitekerezo ya jenoside bibe intego ya buri munyarwanda, intego ya buri wese. Kwibuka jenoside yakorewe abatutsi kuri inshuro ya 32 ni umwanya wo gukunamira no guha icyubahiro abishwe bazira uko baremwe, no kuzirikana amateka mabi u Rwanda rwaciyemo, hagamijwe gukuramo isomo kugira ngo jenoside itazongera kuba ukundi. Kwibuka buri mwaka kandi no guhamya amahitamo yacu nk'abanyarwanda no kwiyemeza kurwanya icyadusubiza mu mateka mabi twavuyemo. Jenoside yakorewe abatutsi yahagaritswe n'abanyarwanda, amahanga arebera. Ni ngombwa ko abanyarwanda dukomera ku bumwe bwacu, twiyemeza guhangana no kurwanya abashaka kugarura amacakubiri. Ubumwe bwacu nizo mbaraga zacu, dukomeze kwibuka twiyubaka. Imana ibahe umugisha.